Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze, imirimo n'ibitangaza by'Imana nibikomeze bibagereho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya twongeye kunezezwa no kongera kugaruka ahangaha kuri channel yacu Joshua TV Rwanda. Imana ibagire neza kandi Yesu akomeze kubarwanirira, Imana ikomeze kubarengera. Muri aka kanya rero nimvisemo kugira ngo nze tuganira muri iki kintu kivuga ngo kurambirwa kwa benshi kubw'amasezerano. Muri iki gihe abantu benshi umubare munini umaze kurambirwa, abantu benshi bamaze guta indangagaciro ya Gikristo, abantu benshi bamaze guta ikintu cyari cyo cyose kibajyana ku bugingo, aho usigaye ureba ukareba umuntu ukibaza uti ese uyu ni wa muntu nari nsanzwe nzi, uyu ni wa muntu nari nsanzwe menyereye, uyu muntu bite? Abantu benshi bamaze kuva mu ndangagaciro, abantu benshi bamaze kuva muri buri kimwe cyose gituma abantu bakunda ubwami bw'Imana ndetse bakanabushishikariza abandi, ahubwo bamaze kwivanga n'ibindi twebwe tutazi, ndetse niyo byaba bizwa ariko ntaho bihuriye n'inzira y'ubugingo. Rero uyu mwanya nimvisemo kugira ngo tuze tubiganireho, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero mbere byose tubanze dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Data mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza tugirire neza, amagambo yose tugiye kuvugirwa ahangaha agiye kuvugirwa ahangaha baraye umugisha, tubone neza yawe, tubone urukundo rwawe mu izina rya Yesu, amen. Hari ijambo riri hano mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Luka, ijambo riri mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 12. Isomye mu gitabo cy'ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni ibice 12, tugahera ku murongo wa 54 tukageza nibura ku murongo wa 56. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 12, umurongo wa 54 kugera kwa 56. Hari amagambo meza avuga ngo umutwe w'amagambo avuga ngo abaza abantu igituma batamenya iby'igihe barimo. Nasubiramo, abaza abantu igituma batamenya iby'igihe barimo. Nuko abwira abateraniye aho nabo ati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. Niyo mubonye umuyaga uturutse ikusi, muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe, ko muzi kugenzura isi n'ijuru, niki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Ni ikibazo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo Yesu arimo abaza abantu bateraniye hamwe nawe. Arimo arababaza. Aba bantu yarabarebaga agasanga bamwe muri bo bafite uburyarya, agasanga bamwe muri bo bafite ibyo biringira, agasanga bamwe muri bo bafite ibibashishikaje. Yesu arabareba, arababwira ngo yego ndiho ndabona muri iki gihe hari abantu bari kuvuga ngo njyewe gusenga ndi kubona ntacyo bikimariye. Bamaze kwideklara, bamaze kuva mu nzira y'agakiza, bamaze kuvuga ngo ibyo gusenga ntacyo bikibabwiye. Ugasanga abandi nabo bari mu bindi bitagira agaciro. Ugasanga bari bafite kubahwa n'abari bafite icyubahiro, ntabwo tukibabona aho twababonaga. Yesu arabareba, arababwira ngo ngende gutangazwa namwe, ndimo ndatangara rwose ko mufite ubwenge kandi mukaba muzi kubukoresha, ko muri abahanga. Arababwira ndimo ndatangazwa nuko ndi kugenda mbabona. Arababwira ngo mva, mwebwe muzi kugenzura isi ndetse n'ijuru. Iyo mubonye ibicu biturutse iburengerazuba, muravuga ngo imvura iragwa, kandi koko niko biba. Imbaraga ukoresha wizera ko imvura igwa kandi iyo mvura koko ikagwa, zaba arizo mbaraga ukoresha uri kumenya yuko ya masezerano Imana yakubwiye ariho kandi agomba kuza. Mu yandi magambo yari ashatse kubabwira ngo mbese ko mufata igihe mugahanga ku byo nababwiye ko muzaba mu mazu yanyu, ko muzagendera mu modoka yanyu, ko muzagendera muri ibi. Yesu ari byo ari kubabwira. Arababwira ngo kubera iki munamuka mutarabibona? Ese mubona ibyo ngibyo ntabishoboye? Abantu benshi bananiwe no kuba batamenya gutegereza igihe.
ngo umenye yuko igihe urimo ari icyo gihe nyine, ngo umenye yuko nubwo bikaze ariko ejo biraba ari byiza. Mubwire igihe naho cyaba ari kibi ntabwo ariko gihora, ejo kiba kizima. Ejo igihe wari urimo kiba kizima, ukongera ukabona imbaraga z'Imana kuri wowe, ukongera ukabona ubwiza bw'Imana. Ubu usigaye ureba ba bandi birirwaga batubwira iby'ubwami ukabura igitekerezo, ukabura aho baherereye. Ntabwo ari ikindi, bararambiwe, bamaze kuva muri bya bindi bizeraga, bamaze kuva muri bya bindi biringiraga, bamaze kuva muri bya bindi by'imbaraga. Yesu rero abwira abigishwa n'abandi bantu, arababwira ngo kubera iki mujya mumenya yuko igicu kiri mu byara imvura, kandi bikabaho koko, bikabaho. Mwareba ikusi mukabona umuyaga urimo urahuha, mugahita mumenya yuko ubushyuhe buje, ubushyuhe bugiye kuza, kandi koko bikabaho. Uko mwabivuze n'uko mwabitekereje akaba ariko bigenda. Ayo ni amagambo Yesu arimo ababaza. Arababwira ngo none kubera iki mwebwe, ahubwo mwebwe muri indyarya, kubera iki muzi kugenzura ibyo byose ariko ntimumenye kugenzura iby'igihe murimo? Hari abantu bamaze kubivamo, bamaze kujya mu bindi, bafite ikintu cyo kwitwaza, bagira ikintu kimwe cyo kwitwaza, kandi icyo kintu ntaho gihuriye n'ibyo bagomba gukora mu buryo bw'ubwami. Ese mu by'ukuri hari umuntu wigeze kukubuza kugirana ubusabane n'Imana? Iyo uri gukora ibintu bitakoreka, ukajya mu bintu bitakureba, ukajya kubihuza n'ibindi bitagira agaciro, warangiza ukabyitirira ikintu kimwe gusa. Hari umunsi n'umwe bigeze bakubuza kugira indangagaciro zo kuramya Imana? Muke twongere tugaruke mu gihe cyacu. Hari abantu batazi kugenzura igihe, kandi umuhanga mwiza ni uzi kumenya igihe. Umuntu wamaze gusobanukirwa n'igihe ntabwo ajya agira umwanya wo kuvuga ngo ibi ngibi ngo bizakunda ngo cyangwa ntibizakunda, oya, ahubwo aravuga ngo ndabizi neza yuko iki gihe nubwo ari icy'amarira, iki gihe nubwo ari icy'intambara, ariko ntabwo ariko bihora, ntabwo ariko bizakomeza kuba. Ubu ni umwanya w'umunezero, ahubwo ibi nibirangira hazaza igihe cy'umunezero. Akavuga ngo iki ni igihe cy'umunezero. Ndagira ngo babwire ngo mu bintu byose tugenda ducamo nta kintu na kimwe tutigeze tubwirwa mu buryo bw'umwuka. Umunyamasengesho nyawe wari urimo yabwiwe iby'ibi bihe, yabwiwe iby'igihe kiriho. Rero twebwe ni twebwe tutazi guha imvugo y'Imana agaciro ngo twibuke ibyo yatubwiye, ahubwo twebwe ibyakagombye ko tufata mu mutwe si byo twafashe, ahubwo twagiye tuzirikana ibyo yatubwiye twebwe bigendanye n'amarari yacu. Niba itubwiye amafaranga niyo turumva cyane kuruta kutubwira yuko hari ibihe bizaza abantu bakagira inyota y'ijambo ry'Imana. Nibyo byagiye bibaho. Ukabona umuntu aragiye, we adipendinze ku byo yishakira, ariko ku bigendanye n'ibindi ngo avangure bimwe, avuga ngo iki ni igihe cyo kuvangura urukumbi ruvangurwe ruve mu masaka, urukungu n'amasaka, ugasanga ntabwo we bimureba, w'ibyo ashaka nibyo afata, ibindi by'agaciro nabyo birafite imbaraga kuruta ibyo yari ari gushaka, akabyirengagiza kuko abigira ko bitamureba. Avuga ati ngiye biriya ntacyo bimbwiye, biriya bifite abo bibwirwa, biriya ntabwo bindeba, noneho akabitesha agaciro akagendera ku byoroheje, ahubwo bigendanye no kwifuza ku bigendanye n'irari rye. Niyo mpamvu abantu bageze mu gihe runaka cyavuzwe mu buryo bwa gihanuzi, abantu ntibabimenya. Abantu ntabwo bigeze babimenya. Kubera iki? Ntabwo bigeze babiha agaciro, ntabwo bigeze bavuga ngo ibi ngibi ngo biraza kuba gutya, ureba inyuma ngo basabe imbaraga zo kubakomeresha muri icyo gihe, zo kubakomeza batambuke muri icyo gihe nta mugayo n'umwe, nta n'ikintu na kimwe kibaranzwe. Tujye twibuka ijambo ry'Imana avuga ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo bakurwa mu itanura ry'umuriro nta n'umwotsi ubarangwaho. Urumva icyo kintu? Nta n'umwotsi n'umwe ubarangwaho. Bisobanuye iki? Ni cya gihe umuntu agera mu gihe ntatakaza imbaraga, agakomeza agahagarara, agakomeza akema, akavuga ngo nubwo ibi ngibi biri kuza ariko ndacyakomeye. Yobu niwe wavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo kwizera kwanjye ngize nte, ndagukomeje. Aravuga ngo ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Reka gucibwa intege n'ibirayi, reka gucibwa intege n'umuceri, reka gucibwa intege n'isukari. Ibyo ngibyo binararangira. Uhereye kera warabiriye, wabonye amafaranga ariko ntabwo wigeze uhaga.
rero ibyo ntibikakuvane mu nzira y'ubugingo bw'iteka, ibyo ntibikakuvane mu nzira y'icyubahiro. njya no kuvuga ngo nubwo ijuru nubwo kuza kwa Yesu no kujya mu ijuru bitabaho, ariko agakiza karadufata kakaturinda, kakaduha icyubahiro, kakatwigisha uburyo tugomba kubaho. Akakiza karadufata kakatugira abo tugomba kubaho, kakaduha agaciro, tugakomera, tukumva turashikamye nubwo isi yaba itabishaka, ariko tugakomera. Nubwo baba batabyumva, ariko tugakomera. Nubwo intambara zaba ziri, ariko tugakomera. Rero nshuti yanjye, mwene data, ndakwifuriza kubona Imana, ndakwifuriza guhura n'Uwiteka. Ubwiza bw'Imana bukubeho, ibindi byose uzabyongererwa, ariko gira imbaraga, gira umwanya wo kubana n'Imana. Reka kugenda ngo isi gufate gutwara, kuko n'ubundi twabibwiye kera, usaba imbaraga ubwira Imana ngo Mana, ntabwo numvaga ko bizabikomeza, ariko ndagusabye imbaraga. Ntabwo Imana inanirwa gutabara, ntabwo Imana inanirwa kurengera, ntabwo Imana yirengagiza. Gusenga k'umukiranutsi, niyo mpamvu ijambo rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo umunyamasengesho asenganye umwete. Rero mwene data, muri uyu mwanya, muri uyu munota, hindura imigendere, menya iby'igihe, sobanukirwa iby'igihe urimo, sobanukirwa uburyo bwo kwitwara. Ni ibintu biseretse kubona wa wundi wari umunyamasengesho wari ufite agaciro, ukajya kumubona ukamubona mu bindi bitagira, mu bintu bitumvikana. Ese ntibakubwiye ngo utakaze iyo ndangagaciro? Nyamara utekereza yuko nyuma y'ibi bihe hari ibindi, kandi hariho n'urubanza. Rigabanya inzitwazo, hagarara mu mwanya ugomba guhagararamo, ibindi ubiharire Imana. Urebe ko Imana itazakora ibikomeye kandi itazakurwanirira, urebe ko Imana itazakurengera, urebe ko Imana itazihesha icyubahiro, urebe ko Imana itazakora ibyo utazi, igakora nawe ibyo wabona utasobanukirwa. Ariko igihe cyose wafashe umwanya ugafata iby'Imana ukavuga ngo ntabwo mbihaye agaciro, ugatangira kwishigikira mu byawe, ugatangira kwishigikira mu bindi bintu ntazi ubwoko bwabyo, menya yuko umwe harimo ikibazo. Menya yuko umwe hari ikintu nawe urimo utekereza nawe ukabyumva. Rero Imana yo mu ijuru igukomeze, ongera wiyumvemo ububyutse. Za mpano wari ufite, komeza usaba imbaraga, wongere uzityaze. Niba wari umuhanuzi, niyo mwanya wo kugaragaza yuko koko Imana ikora mu gihe nyacyo n'ikitari cyo, komeza usenge. Ujya wibuka ibintu byabaye kuri Daniyeli ngo baramufashe, baravuga ngo tugiye kuguha itegeko ryo kutazongera kuvuga Imana yawe y'Abaheburayo mu gihugu cyacu cy'Abakaludaya i Babuloni. Ariko Daniyeli aravuga ngo ntabwo nashobora kuvuga Imana y'Abakaludaya, sinshobora gusenga Imana ya hano i Babuloni, ngomba gukomeza gusenga Imana yanjye y'Abaheburayo i Yerusalemu, y'i Siyoni. Kubera iki? Kandi ubwo bari kubwira gutyo baramuhemba, afite akazi gakomeye mu rwego rw'igihugu. Arabonye, aravuga ngo nimushake n'akazi mu kanya ke, nimushake mugatware, ariko sindi buze gutezuka ngo mvuge izindi mana mu kanwa kanjye. Yibuka rya jambo rya tegeko riri mu mategeko y'Imana ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe. Ariko twebwe twamaze kugira izindi mana mu maso yawe. Ubu twebwe abanyamasengesho ni twebwe twamaze kumenya abapfumu bagezweho, ni twebwe dusigaye turajya kurogesha, ni twebwe dusigaye turi abagome, ni twebwe dusigaye turagambanirana kugira ngo tugirane nabi. Ubwo se ukumva ibyo ntaho byatugeza? Mureke dukomeze duhagarare uko twari tumeze, twongere tugaruke mu ndangagaciro ya Kristo, nibwo tuzabona umugisha w'Imana. Yesu abaza abantu aravuga ngo kubera iki mutajya mumenya iby'igihe murimo? Ko musobanukirwa yuko imvura iragwa ikagwa, mugasobanukirwa yuko ubu ngubu tuvugana nta muntu utazi ko ari impeshyi. Ubu turi mu gihe cy'impeshyi, ko nta muntu wari wivovota ngo avuge ngo Mana ngo iri zuba rikumvaho ngo ajye kanyarira ajye gusenga Imana ari ku musozi, ariko uvuga ngo Mana ngo nayo nje kugusenga kubera ko ari mu mpeshyi, ngo iri zuba rikumvaho ngo nkumva ndacumuye, ngo agende ajye ku musozi ajye kurira. Kubera iki? Iyo ubajije umuntu kubera icyo utarira mu mpeshyi, nuko arakubwira ngo nuko ari igihe cy'izuba. Nyine azi ko ari igihe cy'izuba, ntabwo mu mpeshyi nyine ni igihe cy'izuba, ni igihe cy'izuba. Akamenya yuko n'itumba ari igihe cy'imvura. Ntabwo mu kwa kane nta muntu wajya kurira ngo avuge ngo ndambiwe n'imvura yo mu kwa kane. Kubera iki? Arabizi neza ko ari igihe cyayo. Niba tuzi kumanaginga ibyo bihe, twavuga ngo mu kwa kane tugomba kuba twaraguze amakoti y'imbeho, mu kwa karindwi tugomba kwambara ibintu bidashyushye, tukambara utuntu tworoheje kugira ngo izuba ritadutwika.
tukabimenya neza ko ariko bimeze. Kubera iki tutamenya gusobanukira iby'ubwami bw'Imana, ngo tumenye iby'igihe, tumenye iby'imyizerere, tuvuge ngo nubwo ibyo dushaka tutari kubibona ariko tuzabibona. Mureke twongere tugaruke mu mwanya ukwiriye, mureke twongere tugaruke muri uyu munota mu mujyo Imana idushakamo, mureke twongere tugaruke mu cyubahiro, mu bwiza bw'Imana, mureke twongere tubabo Imana ishaka ko tubabo, mureke twongere tube abo ab'ijuru rishaka ko tubabo, mu izina rya Yesu Kristo. Duhagarare mu mwanya wacu nk'uko turi, duhagarare nta rubanza na rumwe Imana tubonaho, ahubwo dufite gukiranuka. N'igihe cyacu cyo kubona ingororano n'ikinagera, tuzamere nka Yobu, unagira interuro nka Pawulo uvuga ngo narinze kwizera kwanjye, narinze ibyo gukiranuka kwanjye. Nawe ugira ibyirato. Kare baravuga ngo nari ndi umusore, kugeza na n'ubu ngubu sinigeze ntakaza imbaraga. Ubwo buhamya yahaye Yosuwa nibwo bwanatumye abona gakondo ye, bimuha n'imbaraga zo kurwanira gakondo. Hari abantu rero, hari ikintu batajya bamenya, isezerano naryo rirarwanirwa kugira ngo risohore, ni ibintu biharanirwa. Rero Imana ibagirire neza, muhagarare mu mwanya ukwiriye, muhagarare mu mbaraga z'Umwuka Wera. Imana ikomeze ibafate amaboko, icyubahiro cy'Imana gikomeze kibabeho, mukomeze mugubwe neza, imirimo n'ibitangaza by'Imana bikomeze bibabeho. Shalom. Mwakoze kubana natwe. Dukurikira aho ngaho kuri Joshua TV, dufollowinge, usangiza n'ubutumwa abandi kugira ngo nabo bubagereho, mu izina rya Yesu. Amen.